Ndabasuje mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza none tariki 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 twongeye kugaruka muri studio rero kugira ngo turebe uko byifashe kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saa. Mbere na mbere murabizi turanze kubasuza ndetse no kwifuriza kugubwa neza abari mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hano muri Afurika y'ibiyaga bigari. Mwese ndabasuje abari muri Afurika muri rusange ndetse no hanze ya Afurika bari mu mirimo itandukanye. Turi ku cyumweru ndetse naberekeje mu misa cyangwa se nabavuyeyo. Mwese bifurije kugubwa neza. Tugiye kureba rero uko byaramutse kuva mu gitondo cya none, ndetse hari n'andi makuru turareba yo ku munsi w'ejo ubwo twari kwa gatandatu tariki 18 naho uko byagiye bigenda mu bice bimwe na bimwe, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kureba amakuru aza kugaruka ku mpande z'umujyi wa Goma ndetse no ku mpande z'umujyi wa Bukavu. Bice byose byongeye gusatirirwa n'imirwano kandi ikomeye cyane ndetse itanoroshye. Impande zombi zikaba zikomeje guhanahana umuriro. Uruhande rwa Wazalendo rukomeje kongera kotsa igitutu ku buryo budasanzwe. Umutwe wa 23 ni mu gihe ariko bivuga ko 23 hari ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo yaje gukuramo diplome militaire. Ibice nabyo byamaze kugenda bimenyekana. Wazalendo barimo baritegura kujya kwagaba ibitero kugira ngo bajye gushwanya ibyo bitwaro. Reka rero mujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo cyangwa se muri Nyiragongo muri rusange ibice bikomeje kugenda byumvikanamo imirwano bimwe na bimwe ndetse n'imirwano cyangwa se ibitero bikomeye binakaze bitaroroshye bya Wazalendo ku bice bigiye bitandukanye cyangwa se kurindiro ibyo ndiko 23 bagiye bashyira ngaha mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse nahagana mu mujyi wa Goma. Umujyi wongeye kwibasirwa n'umuriro. Wazalendo bagaragaza bati byanze bikunze cyangwa se uko bigomba kugenda kose tugomba kuba twagaruka ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Turaza no kwerekeza ku nkuru ziri kuvugwa muri Kenya ndetse n'ibifitanye isano na Repubulika Demokarasi ya Kongo, nabyo turaza kubigaruka ku musozo ntuze gucikwa nabyo, ariko reka duhere kuri front line cyangwa se aho bakunda kwita ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bimeze bite, bihagaze bite? Namakuru yakomeje kugenda amenyekana, ibitero bikomeye ndetse bidasanzwe bya Wazalendo ku mujyi wa Goma. Ku mujyi wa Goma rwose uti bihagaze bite cyangwa se byatangiye bite? Ni kuri iki cyumweru tariki 19 nibwo imirwano yongeye kuba yakumvikana mu bice bigiye bitandukanye bigize umujyi wa Goma. Abaturage rero bakaba bamaze gushyira hanze aya makuru, bavuga ko kandi abenshi bagiye rwose banahunga bitewe n'umuriro w'imbunda ziremereye, bitewe n'umuriro w'imbunda zoroheje zakomeje kugenda zumvikana hano hafi cyane mu mujyi wa Goma. Amasasu y'intwaro ziremereye ndetse n'izitoroheje kuva kuri iki cyumweru masaha mu gitondo yumvikanye muri Nyiragongo. Imirwano ikaba yagiye igaragara mu turere twinshi cyane. Amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje akaba yumvikanye kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 19 Ukwakira muri Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Niho urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ruri kumvikana nk'uko abaturage benshi babivuga, cyangwa se barimo bigarukaho ngo aya masasu akaba yaturutse ku musozi bita Muja. Niho amasasu yahereye, niho umuriro watangiriye cyane cyane ahitwa ahangaha Muja, ngo niho habanje kubera ikintu bita za nyamugigima, ikintu bita imiripoko ndetse n'imigundano hafi cyane aho bita Turunga. Mw'abantu mwe urugamba rwongeye gutangira, ni kilometero 3 zonyine uvuye mu mujyi wa Goma. Na breakinze abantu ku munsi w'ejo ndababwira ni nyamara Fardc yageze Bukavu, ubwo ko dore ko amakuru batubwira ko Fardc Wazalendo abasura amaze kugera muri kilometero 5, none hano ko bageze muri kilometero 3 zonyine. Turunga ndetse na za Moja murabizi ko n'uduce tuba twamaze tayari kwitegura kwinjira mu mujyi wa Goma, none hari kubera ikintu bita imiripoko na za nyamugigima. Nimbabwira n'abasore biteguye kwinjira mu mujyi wa Goma sinzi none ko nza kubakira, ariko nyine niko babimeze ku mupaka ndetse na komine, ku mupaka hanga kuri komine ya Karisimbi. Komine ya Karisimbi nyine nimwe muri komine zashyizwe hano mu mujyi wa Goma aho bita Turunga. Rero nk'abantu mwe nangaha rwose Muja ngo za nyamugigima, imiripoko, migundano, ibitero karondo akarabutaka niyo birimo birumvikana rwose. Wazalendo yongeye kotsa igitutu umutwe wa 23
umuturage ati kubw'impamvu z'umutekano wanjye myaboneka nimuvuga amazina yanjye, ariko ngo ibyo nabonesheje n'amaso, ibyo namashije kubonesha n'amaso yanjye, nabonye ko abagabye igitero kabisa ni wazarendo n'imbunda, ndetse ngo bari baherekejwe kabisa na zambwa z'impigi zikomeye cyane, zigenda zireha bitewe nuko bakekaga yuko ari naho umutwe wa 23 ushaka waragiye ukiri icyo bita landmine cyangwa se mine ahakikije ibirindiro byabo. Ndetse ngo iwazaniro igitero yagabye ni igitero simusiga, ni operation karundura ku birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa 23, bituma rero ngo umuriro utangira ubwo, bituma umuriro rwose utangira ubwo nk'uko byagiye bigaragazwa n'uyu muturage. Ese uyu muturage niki yaje gutangaza cyangwa se niki yavuze, ngira ngo nabyo twabirebaho. Si umwe si babiri si batatu, abaturage rwose bavuga bati umuriro wongeye kwaka. Umuturage wo muri Muja yagize ati turimo turahunga kubera umutwe wa 23 wagabweho igitero gikomeye cyane na wazarendo. Indi mirwano kandi yavuzweho bita Bugamba, nicyo yongeye ati aho bita Bugamba naho imirwano yahageze. Ati habayo guhanahana umuriro hagati ya 23 ndetse na wazarendo. Umuturage rero kuri telefone ati hari amasasu bita Bugamba hafi ya stade ya Kabasha, ntabwo tuzi ko biri kugenda. Rubango Muja yabanje kumvikana imirwano hafi na Turunga. Umuturage atariko twe twumvishe n'indi mirwano aho bita Bugamba hafi ya Kabasha, stade ya Kabasha, ngo murahazi nyine abantu babazi ibice byo mu mujyi wa Goma. Ati rero naho twumvisheyo amasasu. Urumva ko imirwano nyine yaje gufata ibice binini cyane. Avuga ati rwose naho hari kubera iki, ari kubera umuriro. Dukomeje rero nibi kuvugwa hano ku mujyi wa Goma cyangwa se nibikomeje kugenda bigarukwaho kuri uwo mujyi wa Goma uko situation imeze, wa muntu wereka nkubwire ko bitoroheye umutwe wa 23 kubona uri kugabwaho ibitero nk'ibi ngibi. Ntago byongeye kuba byaborohera. Ati byongeye kandi aho bita Kibumba, ati Kibumba naho muri iki gitondo naho hari kumvikana ibitero bikomeye kandi ibitero byagabwe ku mutwe wa 23, ndetse ngo abaturage benshi bari bahungiye n'ubundi bari bahunze bagana aho bita Kibumba mu kusatira iki gice, naho ngo basanze naho mu by'ukuri ari kuvuga umuriro za Nyamugigima, imiripuko n'imigundano za Nyamuhanura zose ariho zirimo ziravuga. Utwo duce twose wazarendo kabisa yatangijemo ikintu bita umuriro fire, yatangijemo umuriro ukomeye, yatangijemo umuriro utanoroshye cyane. Bavuga bati twebwe tugomba kugarura cyangwa se tugomba kubohora ubutaka bwacu, ahangaha tugongera tukabwisubiza. Nuko rero kabisa niko ikintu bita urugamba rumeze hano mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ibyo nibyo bimwe by'ingenzi cyangwa se nimwe mu bice byongeye kuramukiramo imiripoko, ni bimwe mu bice wazarendo yongeye gutangizamo ikintu bita umuriro w'urugamba. Nta kwihangana guhari ndetse nta n'ukundi gutegereza kundi. Urugamba rwatangiye ku mujyi wa Goma ruri officiel, urugamba rwatangiye rwose, nimugire ngo hari ikindi kintu kiriho. Ubwo icyo tugomba gutegereza ni umusaruro biza gutanga ndetse nuko biza kurangira, nyuma ubundi nkababwira uko situation iraba ihagaze. Ariko muri kubyumva ko umuriro wo wabaye umuriro kuri uyu mujyi wa Goma. Turaza kureba aho biza kurangirira. Biravugwa yuko kugeza uyu munsi ibyangirikiye muri iyi mirwano ari byinshi, ni byinshi, ariko turaza gukomeza kugenda dukurikirana tubabwire uko biraba bimeze. Ni mu gihe ku munsi w'ejo ubwo twari tariki 18 kuwa gatandatu, amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko umutwe wa 23 wakoze icyo bita diploma militaire y'ibikoresho ndetse n'abarwanyi, ngo ni mu rwego rwo gushimangira icyerekezo cyo kuva Kamanyura berekeza Uvira, nubwo bamaze amezi menshi cyane bagerageza gushimangira inzira ariko byaranze. Ngira ngo mwagiye mubibona, aha ni hamwe mu hantu bamaze igihe bagerageza kunyura ariko
Wazalendo, igisoda cy'u Burundi ndetse na Fardc bati jamais, ntabwo bishoboka, na nzira mushaka kubona ahangaha ishaka kubageza muri Uvira, ahubwo tuzakomeza kabisa kubacanaho umuriro. Amakuru avuga ko umutwe wa 23 waje kongera ingufu ku cyerekezo Kamanyura Katogota kugira ngo barebe ko bagaba ibitero ku birindiro bya Fardc, FDD na Wazalendo biri kuri hano ku muhanda wa gatanu cyangwa se route nationale gatanu, gora ku isaa 11 z'umugoroba ku munsi w'ejo kwa gatandatu, nibwo amakamyo atwaye abasirikare ngo yaje kugera aho bita Kamanyura, kandi yarategereje ko agomba no kwerekeza Katogota. Abakaba ari ukongera rero ibikoresho, rukongera umubare w'abarwanyi mu rwego rwo kugira ngo bigende bite, mu rwego rwo kugira ngo barebe ko nyine bakwisumbyaho, bakara ko bategura ama operation agiye atandukanye. Ariko nkubwira cyangwa se nkubarira yuko bitari buze kuborera, kuko Wazalendo ndetse na Fardc nabo barimo baragaragaza ko mu by'ukuri baza gukomeza gucana umuriro udasanzwe. N'urugamba rukomeye cyane hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dukomeje kugenda tugarukaho n'ama operation agiye atandukanye. Mw'abantu mwe turimo turagenda tubabwira ahangaha kuri izi mikoro za Bosco official, Mutara mu Bosco cyane. Reka nkubitire ku yindi nkuru ikomeye cyane tuyigarukeho nayo. Byambabaje cyane ibyo bavuga bati rwose muri Bibiliya ni wanditse ngo nujya kureba itokorwa kiri mu jisho rya mugenzi wawe uzabanze urebe umugogo uri muri ryawe. Igihugu cya Kenya, urabizi ko igihugu cya Kenya kiri mu bihugu bishyirwa imbere cyangwa se ku rutonde rw'imbere mu biteza akavuyo, mu bihungabanya umutekano ndetse no mu bigerageza gukora ibikorwa bibangamira umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu bikorwa byo gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ariko kugeza uyu munsi igihugu cya Kenya mwumva gikora ibi bintu nk'abantu mwe, nacyo nicyorohewe kuva mu gihe gishize. Nta nubwo ari ukuvuga, ntabwo ari ibibaye ubu ngubu, ni igihe kinini cyane gishize rwose. Ukabona ko batakabaye kuba bari kugaragara muri ibi bikorwa cyangwa se bitakabaye bimeze gutya. Wa muntu we, impamvu nimo mvuga ibi ngibi ni inkuru muramaze kubona ku gihugu cya Kenya yuko usanga naho umukuru w'igihugu yagiye abantu bari gupfa, abantu bari kwigaragambya, ibintu bimeze nabi. Reka nkubwire iyi nkuru irimo iratuma mvuga ibi bintu, ngo abantu 3 bishwe barashwe kuri stade mu muhango wo kureba umurambo wa Raila Odinga, urufa rw'amasasu. Muyumvire namwe, iki gihugu cya Kenya kiri kuza kumva ko ngo kiza guteza ibibazo n'akavuyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo abantu 3 biciwe muri stade yo mu murwa mukuru i Nairobi, ubwo abashinzwe umutekano barasaga amasasu bakanatera ibyuka biryana mu maso aho umurambo wa Raila Odinga wari washyizwe ngo bawurebe nk'uko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Voko Africa ubivuga. Iki gihugu cya Kongo sicyo kirwa giha abo bita ba Joseph Kabila ndetse n'abakoloneli nangaho gukorera inama zo kuhungabanya ndetse no kurimbura umutekano wa Kongo, nyamara kikibagirwa ko ari cyo gihugu kimaze iminsi ishize kiri mu myigaragambyo ubutegetsi buro bwamaganwa n'abaturage. Umva ibyahangaharira byabereye nyuma yuko umurambo ugeze muri Kenya uvuye aho yaguye mu Buhinde. Gahunda zo kujyana mu nteko ishinga amategeko zahise zimurirwa muri stade ya Kasarani ijyamo nibura abantu barenga 50,000, ari nayo nini muri Kenya. Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya yapfiriye ku bitaro kuwa gatatu azize guhagarara gutunguranye k'umutima nk'uko abo mu muryango we babitangaje. Ni umwe mu banyapolitike bakomeye baranze iki gihugu mu myaka ya za 40 ishize, ubwo abantu bari bamaze kwinjira muri iyo stade ari uruvunganzoka. Abapolisi barashe amasasu n'imyuka iryana mu maso. Igipolisi nikirasobanura impamvu habayeho gukoresha izo mbaraga. Ubwo amasasu n'ibyuka biryana mu maso byaterwaga, igikuba cyacitse, abantu batangira guhunga berekeza ku miryango ishoboka. Ibinyamakuru muri Kenya bivuga ko bapfuye ari abantu n'abandi benshi bakomeretse. Odinga wigeze kumara igihe kirekire afunzwe n'ubutegetsi bwa Daniel Arap Moi, yabaye umunyapolitiki ukomeye muri Kenya wiyamamarije inshuro 5 ngo abe perezida w'iki gihugu. Nibimuhire kenshi yavugaga ko yibwe amajwi. Ngibyo ibyo kuri Raila Odinga ntabwo tirugarukaho byinshi, ahubwo icyo nashaka kubwira nuko usanga ibihugu birimo biragira uruhare mu mutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo ubona ko bitorohewe.
ubwo twagarukaga kuri Kenya ku byabereyeyo, ariko twihanganisha imiryango y'ababuriye ubuzima muri ibi bikorwa, ndetse na nyakwigendera Raila Odinga. Urumva ko ni isanganya cyangwa se n'agahinda mu kandi, ariko ugasanga nyine ntabwo byagakwiye kuba bigenda gutyo. Ni amakuru akomeye cyane, ni byinshi tuba dukomeje kugenda tugarukaho by'urugamba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dukomeje kugenda tureba uko biba bimeze. Bamwe mu barwanyi umutwe 23 baravuga ko bakomeje kugenda bamanika amaboko nyuma y'uko icyo bita Sukhoi fighter jets zikomeje kugenda kabisa zikora utuzi hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivugwa ko kuwa gatandatu tariki 18 z'ukwezi kwa 10 haje kumvikana ibitero bikomeye cyane aho bita Meti ndetse na Buhaya. Ibi bitero ngo bakaba byatumye bamwe mu marwanyi umutwe 23 bari muri bice bamanika amaboko, abandi bakizwa n'amaguru. Baravuga bati rwose ibi ntabwo tuza kubishobora. Amakuru mba ndi kugenda mbona kabisa ahangaha kuri page zigiye zitandukanye, ndetse bigaragara ko ikintu bitazanya mu gigima, ikintu bita imigundano ya Fardc ikomeje kubindi business. Suko izakoza akazi mwabona hano muri Warikare, Meti ndetse na Buhaya, ubwo umutwe 23 wageragezaga gukora utuntu two kuba wakwikaribisha ngo ureke wagaba ibitera, ariko barabwira ati narutuguru kura ngo rusumba ijosi, bahagurutsa Sukhoi. Reka mbashimire cyane, bashimire mwese mwari mudukurikiranye, mwese twabanye kugeza kuri munota. Murakoze cyane, ndabakunda. Hasta la vista, ciao ciao.